birandutira kwibera iwawe nkahora nirebera ubwiza bwawe nkiyumvira ijwi ryawe riryoshye. Yesu nashimwe cyane. Nanone bene data nshuti z'umusaraba, reka nongere twifurizanye amahoro y'Imana, amahoro ava ku mwami wacu Yesu Kristo. Nkuko tubiziranyeho, muzi ko turi kwifuza ko tugomba kubona ububyutse nk'igikorwa Imana igomba kuduha, kandi ububyutse tugiye kubusaba ntabwo dusaba ibintu bito. Nusoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 2:9 kugeza ku 10, harandika ngo aho Eliya yabwiye Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose mbere yuko ngukurwaho. Ngo Elisa aramusubiza ati mpumugabane ukubye kabiri ku mwuka ukurimo, kugira ngo mbone kukuba uzagusimbura. Hanyuma rero aramubwira ngo icyo usabye kirakomeye, ngo ariko ngo numbona ngukurwaho, ngo ibyo usabye urabibona, ariko nutambona ngukurwaho ibyo usabye ntabwo ubibona. Icyo niga muri iri jambo ni rinyereka ko nta kibazo Imana ifite iki kintu cyose wasaba, ahubwo wowe ubwawe ibyo uri bukore ngo ukibone, urugendo uri bukore ngo ugere aho ugihererwa niho kibazo. Mu Cyongereza baravuga ngo if you see me when I am taken from you, then you will get your request. If you see me when I am taken from you, then you will get your request. Noneho bivuze ngo numbona, yavuze ngo if you see me. Iyo if ivuga si cyangwa iravuga ngo biraterwa nawe. Mu yandi magambo nicyo bivuga, nubishobora uraba ugize neza. Iyo usomye muri Matewo 7:7 naho havuga ibijya gusa nk'uko, ariko ndagira ngo abantu twese tubana hano muri aya masengesho yo kwizera usaba ikintu ku buryo n'Imana itangazwa n'icyo usabye. Mbese numva ariyo mvugo nakoreshamo, usaba Imana ikintu ku buryo n'Imana itangazwa no kwizera kwawe n'ururimi ubikoresheje. Byarangiye bite rero? Byarangiye Elisa avuga ati ikiguzi cyose biza kunsaba ndacyishyura, ariko iyo migabane 2 y'umwuka ukurimo mwakiri. Intumwa za Yesu ku munsi wa Pentekote zitegetse gusenga iminsi itazwi, ntago iminsi 10 yigeze yibabwira. Yarababwiye ngo mugume mu murwa kugeza ubwo muzahabwa izindi mbaraga. Ubwo bagiyemo batazigiye bazaviramo. Twebwe abantu bacu rero barasenga bakiha n'igihe bazasubirizwa, ndetse iyo umuntu yihaye igihe azasubirizwa rimwe na rimwe bishobora kuba ari ukwizera gukomeye afite. Ariko ikindi kintu gishobora kuvukamo nuko bishobora kutaza mu gihe wabishakiye, nubwo biri mu nzira biza, bigatuma uvuga Imana ntiyakumvise cyangwa ntiwizeye. Uyu mwanya rero nyemerera kwinginga nka Elisa, uvuga uti ikiguzi cyose binsaba ndacyishyura, ariko icyo nasabye ngihabwe.
hanyuma ibyo ngibyo birakubera uko wizeye. Niyo mpamvu nkwinginga ngo mu gusenga kwawe dusaba ububyutse ntusabe ibintu bitoya usanzwe ubona cyangwa ufite. Iyo tuvuga ububyutse abantu bagira ngo bari gusaba ibintu bafite. Ntabwo dufite ububyutse, iyo ubugira twari kubimenya, ntabwo bwihishira. Kandi ububyutse iyo buje buzana n'ibindi bisubizo byinshi. Kankwifurize gukomeza kugira inyota n'inzara yo kwifuza kwakira umwuka wera kugira ngo agushoboze gutegereza Yesu utarambiwe. Imana yo mu ijuru iguha amahoro menshi n'umugisha udashira biva mu mwami wacu Yesu Kristo. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Sinzigera